ntago igisubizo cya nyuma ari gufunga umuntu. Ntago umwanzuro nyuma ari gufunga umuntu. Icyo tubanze tubyumvikane. Ibyo tubanze tubyumvikane. Ntago ikintu umuntu uze nyuma ari gufunga. Ntago umwanzuro wambere ari gufunga umuntu. No, yanafungwa ariko. Rega nese gukemura umuntu. Ese J.Paul afunzwe bigenze bite? Umuntu ntago ari kumufunga. Tujye tubyemera. Nukubanza ukamwunga n'umuntu. Erega buriya yagiye gufungwa bwa mbere bamuhaye owning. Baramubwira ngo ibintu ntibyemewe ntabwo bikwiye. Yego. Ngo ko batamufunze ntago yafunze. Erega buriya reka ngubwire ibihano biberaho abatumvira. Erega J.Paul afite urugaga barizwamo. Ibyo bimenye ibyo banze. Urugaga mu burenganzira bwo kubaho ku mwana nyarwanda. Ntago yamwubaho. Aribyo navugaga ngewe ntabwo ndi hano reka ngubwire. Ntabwo turango tuvuganire J.Paul ko ibyaha birahari biragaragara amashusho arahari na video. Se bimeze. Ariko nanone inkuru ziri hanze zivuga ko J.Paul yafashwe mbere yuko Jolly atanga ikirego. Ko zivuga ariko buretse ariko ikintu gituma abantu duhangayika tugatinya kugira tunabitindeho nuko nta bimenyetso bigaragara byuko yafashwe mbere yuko hatangwa ikirego. Biravugwa bikanavugwa ariko siyo twe twabivuze. Bikanavugwa J.Paul ngo afitanye ikibazo ngo n'uyu ngo ni muvugizi wa RIB Nurangira. Ariko icyo navugaga uyu munsi mama J.Paul ahantu ari yuriwe n'umwana we. Umwana byaye. Bivuze muri kinyabupfura mu byumve neza. Ahantu ari yuriwe n'umwana byaye. Yatwise amezi 9 aramurera arakura. Uyu munsi nahari muri bugenzacyaha. Nishinyagure kwanze iringira ry'ubwaryo. Wabyumvise? Buretse wumva uyu musore nkuko bisanzwe tubaye ikaze kuri MP official. Wewe wakanze subscriber waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, nawe utarayikanda turakwakiriye mu kiganiro cyacu. Imbere ya za kamera zanyu mbafitiye umutumirwa musore ngo hayi ikaze kuri MP official. Thank you so much kabisa. Amazina ni yandi ni Eddie. Benshi bazi kuri MC Mbaya cyangwa se magamba kakaye. So nishimiye kugaruka kuri MP official. Thank you so much ku bantu twabanye bwashize ariko still now uyu munsi turacyafite akazi kenshi cyane kabisa. Cyafite akazi kenshi byatari. Turakuzi musore. Turabona uri umusiribateri usa neza, wambaye neza binongeye. Yewe ufite n'agasura keza. Tuzi ko uko bisanzwe utajya ugenda imbokoboko. Uyu munsi abakunzi ba MP wabazaniye iki? Ni inkuru ngiye kwinjiramo uyu munsi iransaba kubanza gusoma ku kantu gakonje. Urabyemerewe ko maze iminsi ndi kubona izi mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se izi social media benshi dukunda kureberaho inkuru zitandukanye, amakuru agezweho n'ibiki ziri kugenda zifatwa mu buryo butandukanye cyangwa se abantu bazikoresha mu buryo bw'inyungu zabo bwite. Ariko bwa buryo tuzimo bwa YouTube channel cyangwa se bw'itangazamakuru risakara kuri benshi kubera murandasi, ugasanga umuntu arikoresha nyine kubw'inyungu ze cyangwa se hari uburyo ibintu bifatwamo. Urugero maze iminsi mbona arana muri iminsi bigirana ariko target mfite uyu munsi ni umuntu bita J.Paul Nkundineza. J.Paul Nkundineza uyu munsi ngiye kurebaho kuri ngo bihagaze buti by'urubanza rwe operation. Uyu munsi yagomba gushya. Kubera ko hari uburyo nge numvamo ibintu n'uburyo abantu tugenda maze iminsi turi kubyumvamo, ariko nyine no kugira ngo noneho tubisesengure tumenye ngo ibi bintu koko bihagaze kuri rwego. Ese nk'umuntu munyura bwenge ibi bintu biri gukorwa mu buryo byakabikorwamo cyangwa se hari ubundi buryo bwo byumvamo byakabikorwamo cyangwa we abibona ati niko gahunda imeze kabisa. Kandi n'umuntu wese uri kubireba ashobora kutubwira ati byagenze bitya cyangwa bibona byakagombye kugenda bitya kuko nawe n'umuntu ibitekerezo bye ni ingirakamaro kandi tubiheraho ari byo dukora ibiganiro badusabye. Musore hari urubanza ruherutse kuba ejo bundi rwo mu bujurire rwa J.Paul Nkundineza. J.Paul Nkundineza yaburanye urubanza rwarabaye bwa mbere akatirwa iminsi 30 y'igifungo ya indi bita iminsi y'agateganyo. Ajya mageragere we arajurira aza kuburana mu rukiko rw'ubujurire rwabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11. Aburana mu by'ukuri ubuzima bwe ntago bwagaragaraga neza nkuko wamubonaga abonaga atanishimye. Hago se wakwishima tugiye mu mapingu. Ubona gatarishimye. Birabikomona ari udusaro tugura mu maduka. Ubona atameze neza. Ubona nyine mu buzima bwe hari ikintu asa nkaho abura no kumureba amaso n'ibikorwa yakoraga n'uburyo yanasubizaga abonaga ko ameze nk'umuntu utameze neza. Musore wowe wabibonye ute
wumva byaragenda gute, wumva bitewe nuko wabyumvise nuko wabikurikiranye, ko ndabizi ko nta makuru yose ubu yafite ubuzi ngo bimeze gute, wabikurikiranye wabonye byagenze bite cyangwa bizarangira. Icyambere cyo Jean Paul Nkundineza nkuko bivuze ntabwo yakwishima nyine, wese wakwishima ugiye muri uriya mwambaro birako atari costume cyangwa se vuge ngo hari umugeni ngiye kwambarira nadodesheje. Icyambere cyo ni kimwe tujye kurebaho uyu munsi, sibyo? Ubundi operation Jean Paul Nkundineza kugira ngo tuyitangiye tuive mu mizi neza, ubundi byatangiye bite? Uyu Jean Paul Nkundineza kugira ngo uyu munsi aba ari guruka mu rubanza uri gushinjwa guhohotera umutangabuhamya, ari gushinjwa n'ibindi bitandukanye, gutanga amakuru y'ibihuha n'ibindi bitandukanye, ubundi Jean Paul Nkundineza kugira ngo aze muri situation imeze gutyo uyu munsi turi kubona byagenze bite? Byatangiye Jean Paul Nkundineza iyi nkuru ubundi ijya gushyuha cyane nyuma y'urubanza rwa kabiri rwa Prince Kid bamaze kumukatira imyaka 5. Abenshi bajya banavuga ati Prince Kid bamukatiye mudamu yibereye Dubai, sinzi aho mwara bibonye n'akavideo ari ku kibuga cy'indege. Haro nagiye mbona posting ari umu anti umwe yavuga ati zikonye ibintu ngo kumva Prince Kid bamukatiye hari mudamu yibereye Dubai, yibereye ku mazi. Ngewe bamwe turanashwana n'umwe ariko se ubundi niba bakatiye umugabo umufashe wawe ndashaka kujya kwihehumure niba yarabizi neza ko umugabo agomba gufungwa. Iyi nkuru nibwo ya Jean Paul Nkundineza yatangiye ari kora interview yavuzemo amagambo benshi bavuze ko akakaye cyane kubera ko yamaze kumentioninga umuntu nyirizina mu mazina. Buriya kuvuga umuntu si ikibazo, ariko abanyarwanda bavuga bagita gutsinda no gutsinda. We ntiyatsinze amazina cyangwa se ngo ashyire kure, ahubwo yabaye official nyine ahita yashyira hanze atunga agatoki aravuga ati Jolly tumuguhumurye se cyangwa se ugende wigurira agashampanye. Ariho nyuma haje kuza n'uza n'amavideo ya Jolly mari ibyinira benshi bavuga ngo arimo arenjoyinga kuba Prince Kid yasubiye gereza whatever, ariko ubwo ni imyumvire y'abantu. Ariko kuri guhari kwa Jean Paul Nkundineza ko guhagaze gute uyu munsi, icyo kintu ugiye kurebaho siko bimeze. Jean Paul Nkundineza icyabazo cya mbere uyu munsi ari kurebaho, ariko uretse ko ngiye ndeka nkubwire mbere ko ninjira muri iki kintu uri kumva. Jean Paul Nkundineza mbere yuko afatwa yafashwe amaze gutanga ikirego, cyangwa se Jean Paul Nkundineza uyu nguyu uri mu bibazo uyu munsi turi kubona bitoroheye nawe uri kubyumva, yafashwe mbere yuko ikirego gitangwa, cyangwa se hari ibibazo by'umwihariko afitanye na Jolly ko iriya interview irebye ntabwo yavuze nk'umuntu uri gusubiza umuntu ko ubundi abanyamakuru tumeze nk'abantu badashyira ikipe babogamiyeho tuvuga ukuri ko kuba guhagaze. Ariko urebye iriya video ubona ko atari kubabazwa n'agahinda ko Prince Kid asubiye gereza gusa nk'umuntu yararekuwe. Ese ubundi Prince Kid mbere arekurwa uri kubyumva yarekuwe nk'umuntu uzajya witaba urukiko, bivuze ngo yaragikurikiranwa ariko bizeye neza ko nta nashobora kujya. Wabyumvise? Ikindi cya kabiri uyu Jean Paul Nkundineza ningarutseho burya yabwiragamo Jolly cyangwa se burya yamuvugagamo avuga ati Jolly tumuguhumurye ugire gute, umva ko ameze nk'umuntu bafitanye ubundi buzima bwite cyangwa se uburyo bw'umwihariko bafitanye ibindi bibazo by'umwihariko bitari biriya gusa. Jean Paul Nkundineza bavuga ko nawe ubwo yisobanura avuga ko yafashwe n'amarangamutima, bira byose yabikorejwe n'amarangamutima. Ahubwo tugende tuvuge tuti se Jean Paul bira bintu yakoze nawe nyine nk'umuntu w'umunyamakuru wifitiye umwuga bita umwuga ko Jean Paul n'umuntu urambye mu bunyamakuru afitiye uburambe, we nabira bintu yakoze nawe ndatekereza ko yarabyicujije abisabira n'imbabazi. Ahubwo noneho ziriya mbabazi yasabye kuvuga ngo ntazo ngo byagombye kugira izindi nzira byagagombye gucamo, nawe yarazisabye buri wese arabizi. Ako se ubundi nyirizina Jean Paul ari mu rukiko ashinjwa gutukana mu ruhame gusa, cyangwa se ibindi byaha by'umugereka bimuriho birimo biramurego? Jean Paul hari ibindi byiyongeraho ko hari icyango bita ngo gutukana ugatuka umuntu warangiza ngo ukabihamya ukamutunga urutoki ukavuga ngo uyu nguyu, ariko we mu kwiregura ko yavuze ko amarangamutima yari yabimuteye kandi ko byagombye kujya bitari kubita bijya mu rukiko ko kameme deja ubu tuvugana mu rukiko hari izindi manza zagombye kuba zirimo zikomeye zirenze. Ariko tutirengagije ko rega Jean Paul turengagije ko kuba yaravuze ari amagambo nubwo ari amarangamutima, ariko nyamara yatunze urutoki umuntu, yakoze n'icyaha. Ariko amakuru aravuga ko uyu Jean Paul Nkundineza atari bwo bwa mbere yararezwe cyangwa se yarahawe owning kuri ibi bintu by'itangazamakuru cyangwa se kuvuga amagambo adahwitse mu ruhame ugerageza kugira ngo uvuge amagambo akaye, ariko noneho utunze urutoki umuntu runaka. Ariho bigaragara ku itariki 17 muri 2022 ariho aregwa yari afite ikiganiro kuri Jalas TV, kuri Jalas TV yakoranye n'uwo bita Jire, ariko bivugwa ko we atahise ajyanwa mu rukiko ko nta kirego cyatanzwe. Bivugwa ko atigeze yahawe owning cyangwa se
ni nk'ikira buriya twabivuga mu burasi ndavuga ibintu mu ndimi z'amahanga ntabwo ari byiza Amahirwe ni nk'amahirwe ya nyuma yahawe cyangwa se guhabwa amahirwe yandi kugira ngo wikosore utagira irindi kosa ukora Yego. kandi biba bikwiye mu miryango nyarwanda ibyo byarakozwe uwo bita Jire twabonye ko yasabye imbabazi kuri channel ye ndetse n'ikiganiro bari bakoze aragisiba ariko njye mfite ikibazo abantu dukora inkuru cyangwa se abanyamakuru bari kuri tele barimo barakora inkuru sibyo bo bakora inkuru ariko hakaba ikintu bita editing kibaho nyuma ese umudirector directing iyo nkuru arinda na uploading azi neza ko ibyo bintu biriho hari twe ibyo muri misi bavuga n'ubwashize by'agatwiko kazakora ku bantu sinzi we uko ubibona siko bimeze baratwitse bwa mbere bigaragara ko uruga hiye n'umwotsi urabacumbana umwotsi urabagarukiye uyicanye mu nzu ugacanamo igiti mu makara umwotsi ukazamuka mbere na mbere yuko ugera mu baturanyi niho banza kuniga niba byari bihagije ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 2022 byari bihagije ko uyu Jean Paul Nkundineza abamaze kugera gute kubona isomo ry'ibyo akwiye ku uploading ibyo akaba yisubiraho akaba yakwisubiraho Jean Paul Nkundineza rega biri avuga ko ashobora kuba harimo n'andi makimbirane yaturutse ku rundi ruhande cyangwa se utamenya ahantu bituruka ko bavuga ko ngo Jean Paul Nkundineza ibyo yavuze bigenda bigakomatana kunuza ku rubanza rwa Prince Kid aho imvo n'imvano yabyo yaturutse ariko ubundi umubano wa Prince Kid na Jean Paul Nkundineza kuri yafatwa n'abangamutima ngana kuri bari inshuti bari basanzwe bazanye bari inshuti bafite umubano wundi wihari bafite ubushuti bafitanye ubushuti rero bivuze ngo we ntabwo arangama n'amangamutima yo gusa yuko umuntu yarenganye cyangwa se uburyo ubutabera bwatanzwe butakabe gutanga ahubwo yababajwe nuko inshuti cyangwa se umubano wabo utagihari ko hari umwe haragiye kujya undi haragiye gusigara noneho mu gushinjwa kwa Jean Paul bavuga ko ngo Jean Paul yakwirakwije ngo ibihuha ese gutukana hari ibitutsi bavuga ko yatukanye kandi kuko yanatukanye gutukana ni icyaha ese ubundi tubanze turebe ngo Jean Paul Nkundineza yatukanye ibihe yaratukanye ngo akagome ngo mafia ngo empori ese empori mafia akagome biri mu bintu bigize gukwirakwiza ibihuha icyo kintu cyo tugomba kubanza kwibaza ibyo n'imbwirwa ruhame isebetse cyangwa se itangajwe mu buryo butari ubwanyabwo cyangwa se irimo kutubaha cyangwa se no kutagira umurere nyine ibyo birumvikana harimo gutukana ko nibwo umuntu ngo ni mafia mu muco nyarwanda ntabwo twemeye ko umuntu yagombye kuvuga ngo umuntu tunzi urutoki y'umuntu ngo ni mafia ariko se uretse ko Jean Paul tuzi n'abandi bantu banyarwanda reka nkubwire tujye tuvuga ibintu tubivuge mu buryo bwabyo tubivuge mu mazina yabyo ubu Jean Paul niwe mbarutso cyangwa se niwe trigger niwe mbarutso yo kugira ngo agaragaza ko ari umunyamakuru wenyine cyangwa se umuntu ukoresha YouTube channel uvuga amagambo asebetse cyangwa se yimbwirwa ruhame atarimo ikinyabupfura umva hano ku mihanda cyangwa nuko ari Johnny yavuze iyi mihanda twirirwaho ya YouTube harimo abantu batukana bagatukana bikagaragara ahantu hose ngendagira ngo nguhe none oya ubanze ukumve none se abo bantu bose ko bazwi kandi bazwi imbere twese turabizi barazwi wakurikiranwe ninde wasanga impamvu yakurikiranwe nuko harimo bivuze ku rwego rwa Prince Kid kandi kurikirwaho ibyaha bishobora ko hari umuntu ushobora gutukana ntabihanirwe undi yavuga yatukana akabihanirwa kuki umuntu hana badahanwa bose hari umuntu yirirwa tukana ukamubona harimo nk'abari ba Gasuku bazi birirwa batukana ibitutsi ngo bakabahana wasanga harimo ba Gasuku harimo bari abacaki wasanga Jean Paul yarafatiranye birazwi MP official no babyiyumvira ntago twe twaje hano kugira ngo tubabeshye cyangwa tubabwire ibintu bitariho twaje ngo ukoze hasi unyibutse ibuye ugize gutyo ukora hasi uhita ibuye tuvuze kuri Jean Paul uburyo yavuze ngo iyi mihanda twirirwamo bamushinja icyo bita kugira imbwirwa ruhame itarimo ikinyabupfura cyane nibwo buryo nyebivuzemo kugira ngo naho byumve neza kuko izi nkuru dukorera zumva n'abantu benshi ariyo mpamvu uyu munsi duhari kugira ngo noneho tubabere hano nka MP official kugira ngo tubabwire ngo bihagaze gute kuri iyi mihanda ese bimeze bita amakuru hari yanyayo nayaye ukoze nemeze ngo yasunyibutse ibuye uri ku mukobwa bita Usana se Sharon uyu mukobwa wifotoje afite yambaye ubusa agaragara nk'aho imyanya y'ibanga nk'umwari munyarwanda bidakwiye uretse n'umwari nyarwanda nta hantu bikwiye kugira ngo mu Rwanda umuntu abagishyira hanze imyanya y'ibanga ye noneho akanatinyuka bamubaza kugira ngo asabe imbabazi cyangwa se anasibe n'ibyatangajwe nawe agatukana ndagira ngo ushakire iryo jwi noneho yenda ko ari ntitubikine umwanya munini kugira ngo abanyarwanda tubibutse neza ngo ibintu biriho koko
ibyo Jean Paul ngundi neza we ese umuco nyarwanda tweme ngo ibyo werekana ni ibyawe kugira ngo mbumvishe iyi mvugo nyandagaza iri hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ihari. Iyi mihanda turimo uyu munsi iroroheje kurusha Jean Paul. Buri wese yakombye kwitwa. Reka mbumvishe kugira ngo no kubatinza. Wumva umwari wumve rekeraho wabyumvise nyumvira nta n'isoni nanjye afite nk'umunyarwandakazi. Naho Jean Paul kuko yavuze ngo Jori tumuguhumurye bigize kimwe mu ibaze none yafata nk'ijambo rimwe uyu mwari yakoresheje hano akaribanza mbere yuko avuga ririya jambo yavuze. Uyu musista twirirwa tumubona hano ku mihanda twirirwamo. Imihanda twirirwamo buri munsi ni imihanda twese twirirwamo. Niba ujya kuvuga ngo urafunga abantu twese kereka nidukegano cyo senyenge Jean Paul senyenge ukazishyira abagabo bose bafu kuko ubu nibi turi kuvuga hano ugiye ukabiceca byose ukabishyira mu ntuzi ukabishyira mu kayunguru. Numvise bavuga ko mu bintu bishobora gutekerezamo agakatamo makajambo kamwe konyine. Ariko se uyu mwari umuntu aragenda agafata akizigiza agafata akantu k'amasegonda 20 akagakuramo mu bintu wavuze bifashe nk'iminota nka jewe reka banza unyumve agakuramo akantu k'amasegonda 20 akaba ariko akatamo akagenda akagashyira ahantu ati uyu muntu yaratukanye ati yavuze ibi ngibi kuko wakumva nawe kigakubitaho amatwi ugahita uvuga ati rwose ati uyu muntu ahubwo ni n'umuntu utanashobotse n'umuntu ati ni Sekibi. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu iyi mihanda turimo ari uyu nguyu uyu mwamwumvise buri wese kwikiye mu official yabyumvise yabyibone. Uyu muntu ni we ari mu mihanda n'ubu arakidegeye kandi yaratukanye biri rwambaye ubusa bakifotoza kandi twemeye mu Rwanda tuzi ko nta muntu wemerewe kujya hanze ngo yegaragaze imyanya y'ibanga. Uretse manze nkubwire narimvuze ndimo ndavuga nti uribuka umukobwa wigeze kuvugwa ari muri BK Arena yambaye umwambaro ugaragaza amabere simwabibonye imoko zigaragara. Umukobwa yarakurikiranwe nyuma ku bwa Kabera. Thank you so much kwa CP John Bosco kabisa bikoze neza. Ubutabera buraboneka uyu mukobwa ariyemera gusaba imbabazi akanabikosora. Uretse ko nawe yabanje kwihenura kuri channel imwe nashatse kuvuga abanza arihenura nk'uku ariko we byabibura uko biri ntiyavuze amagambo y'ibishego nk'ibi. Ikigaragara cyo ibi bintu tuvuga biri hanze ahanga byangiza society nyarwanda nshuti yanjye birangiza abantu bazadukomoka mu myaka byangiza society nyarwanda nawe naza akabibona ari hanze mu myaka iri imbere akabona ibintu umuntu yavuze. Kuri Jean Paul yaravuze yego avuga amagambo atari meza ariko yavuga urikumva atari live streaming kuryo utakweditinga nk'umudirect cyangwa se umuntu washutinze video cyangwa se umuntu ugiye kweditinga video uvuge ngo nakuramo aka kantu nkagasiga sibyo. Nje mbona ahubwo Jean Paul siwe kibazo cyane ahubwo ikibazo ni gitera wa undi uploadinze video azi neza kuri mayo magambo yanayumvise uri kubyumva neza. Uyu munsi yakabakurikiranwa Jean Paul wenyine mu rukiko ese uploadinze video cyangwa se editinze video we niki kwatarajya mu rukiko kandi ari we editinze yakaba afite uburenganzira bwo ngo Jean Paul ahantu wagize utya umuntu bisu inkora kibi ya mbere ni umuntu wa uploadinze video niwe nkomoko yawe kuko we ashinzwe niba washize video hanze agomba kugenda akayeditinga kubanza agashyiramo inyurabwenge n'isesengura kabanga gukinjira kujya hanze ibintu ugiye gushyira muri societe nyarwanda nta muntu bizabangamira. We yarabyumvise yarangize abishyira hanze. Ese twumbyumve Mutesi Jolly koko yararenganye yaratutswe ariko ntago bivuze ngo Jean Paul niwe munyabyaha wenyine ariko se Jolly we ntatukana nawe aratukana ntatukana mwe nimuyizi video nise umuntu niyo nawe akajyanza kuvuga ngo umuntu ngo abantu ngo ninyana ntabwo ikibazo mfite hari abantu bemerewe gutukana ntabwo yatonze agatoki ngo avuga ngo bakomeza bakisanzura n'abatemerewe gutukana bemerewe gutukana avuga ngo ndavuze erega bareka nkubwire ukuri gushirira mu biganiro kandi buriya kugira ngo nge numve nduhutse niko nkubwira amarangamutima mfite. Ese bundi kuri gutukana byari kugomba kujya mu rukiko n'izindi nzego zo ariko se ubundi umuryango nyarwanda ntabwo tuvuze ngo n'umuntu agututse ngo byukanye mu nkiko harimo izindi manza mubwira ngo hashobora kuba harimo ikindi kibazo cya Jolly n'uyu musore cy'umwihariko umva
mu nkiko harimo izindi manza yewana zirenze none uzajya kumva mu banza ngo rukomeye ngo bayize ngo mu minsi ngo mu meza ngahe. Reka turebe ukuri guhari. Biya bintu byagomba kujya mu nkiko, we ni kububona hari kujyamo bitajyamo se ese ziyabivugiye ku ruhame s'abantu twabireba mu ruhame. Ariko nkuko hari urwego ngenzura abanyamakuru RNC. Ndagira ngo tubanze twumve ni voice ya Jolly kugira ngo noneho namwe mwumve ibi bintu. Niba umwe arashaka kwifata akavuga ngo abagabo ibaze ntazi abagabo biraruta niyo mention akavuga ngo Edi ni inyana y'imbwa. Ntabwo yavuze ngo Nedi cyangwa ariko ibyo byose noneho ufate ingo z'abagabo batunze imiryango, aba minister n'abapolisi na RDF bose bitwa inyana z'imbwa, abagabo bakoreye igihugu. Yuvuze ngo umuntu ni inyana z'imbwa, none se ubwo hatatukanye ni he? Yuvuze ngo umuntu ni inyana y'imbwa, ibyo byose hari n'indi bigomba kuba iki. Hari abagabo b'inyana z'imbwa, inyana y'imbwa nese hatamesho bivuze ngo hari abagabo inyana z'imbwa, bivuze ngo hari abazi hatamesho nize se ni he? Kuki wadakurikiranwa n'izo nkiko ahubwo Jean Paul kubw'amaranga mutima n'ukuri kwinshi abona ko ibintu yakabaye bikorwamo bitakozwemo akari munsi uri mu nkiko. Ubwo aho hantu yavuze ngo inyana z'imbwa ubundi ngo n'abagabo nyine ni bakwita abagore n'inyana z'imbwa ubundi umugore utubaho none ibaze umugore banze wumve niba haba niko mugabo w'inyana y'imbwa none umugore abaho none umugore waba ari iki? Arakana nabonye kamaji we yaba ari iki? Utubaho umugabo niba tubaho umugore akaba inyana y'imbwa, umugore utubaho umugabo abiki ubwo ni inyana mbwakazi se ni iki we yaba iki? Ibi bintu rwose ntabwo bikwiye mu kinyarwanda cyacu. Nyine ntabwo bikwiye gufata ibintu ugashaka kubihengeka ukabishyira hano. Ese hari umuntu ugomba gukurikiranwa n'utagomba gukurikiranwa? Oya nuvuga ngo dufite abantu bari hanze aha bakora ibirenze ibyo Jean Paul yakoze. Nyine nashaka kumenya hari umuntu ugomba gukurikiranwa n'utagomba gukurikiranwa. Jean Paul uyu munsi ashobora kuba atarasobanukirwa wenda icyaha rikorerwa. Niba ari inde ukurikiranwa tumenye ngo n'uyu nguyu ukomeze gutya n'uzajya akurikiranwa, utameze gutya ntabwo azajya akurikiranwa. Jean Paul ashobora kuba ataramenya icyaha yakoze, ahubwo naganirizwe mbere amenye icyaha yakoze. Ese niba tuvuga ko hari inzego zishinzwe gukumira icyaha kitaraba gute twirirwa twumva umuntu ngo umuntu yagiye kwiba ngo yagiye kwakira ruswa ukamunekaho kugira ngo ugikumire kitaraba, imubuza ati dore ruswa nuyakira birakugiraho ikibazo, ahubwo ukamucunga ngo amanze yafate gute? Hari inzego zishinzwe gukumira icyaha kitaraba, ubwo si ugikumiye kitaraba cyangwa ahubwo abagikumire nose ntabafasha umuntu ibirega iriya ruswa bifite ikintu igiye gukingiriza abayikumiriye nyine icyo gihe twemera ko ruswa ko umuntu wumva ko ari ukumiriye icyaha wumva ko ari ukumiriye icyaha. Ariko uretse gato hano hari Gasuku hano njye navuga ngo hari abantu bemerewe gutukana n'abatemerewe gutukana no kwihanira. Reka manze nkumvishe Gasuku hano uri hanze aho maze kandi benshi muri kujya ibiganiro bye subscribe murazikora mwebwe mutura ko official mwese murabireba kandi nta kintu mubivuga izi commentaire zanyu ibintu muba muzinzi cyako si mpamvu uri Gasuku adafungwa nuko nta uramuregara ibintu baba bazinzi kandi ibyo byonyine bigenda bikura niho bigenda bikura bifata indi ntera ejo muzakenera ko bigaruka buretse manze nkumvishe ijwi rya Gasuku kanza banze umuntu utakurikiranwa. Gasuku ngaho ni umuntu utakurikiranwa. None se ubu Jean Paul ijambo yakoresheje ryo kurya niba Gasuku atakurikiranwa ni muntu ki utabasha ati niba muguha umujyane iryo Jean Paul yakoresheje arenze aya magambo Gasuku akoresha kwiyi mihanda ya YouTube. Abantu mubizi muze kujyaho murebe kwiyi mihanda ya YouTube. Uretse gato mbanze playing video kwanza. Undi neza Jean Paul twavuga ko adakoresha ubwenge mu mivugire ye, ndetse ashobora kuba yarabuze iburo rimwe rikora n'ubundi riganisha ku bwonko, cyangwa se wenda akaba yarabuze akandi kantu gatuma n'ubundi gutekereza nk'umuntu. Uyu we ntiyameshoninze komeza ntiyameshoninze ako ni kamwe n'urugero rwiza mangira ngo nguhereze ubone ko hari abantu hanze aha batari kurikiranwa n'inkiko kandi hari abantu bazwi bamaze n'igihe. Urarinda kuvuga uwo nguwo ese Jean Paul ukora abanyamakuru uciriritse nyine urarinda kuvuga uwo nguwo uretse gato no ngatangire neza karangira abanyarwanda batwumvire uyu Gasuku n'amakuru abatangwa naya ishatse gukomeza ukareka. Jean Paul twavuga ko
adakoresha ubwenge yongerera kongera hejuru ndetse ashobora kuba yarabuze iburo rimwe rikora n'ubundi riganisha ku bwonko cyangwa se wenda akaba yarabuze akandi kantu gatuma n'ubundi gutekereza nk'umuntu uri ku musarani nk'ubu nabyuka mu gitondo nkavuga naba nabaswera ba nyina ukajya wabyumvise icyo akoze kamwe ubwo bivuze ngo bavuze Jean Paul se tayari sende yaravuze ngo Jean Paul niwe yari ku mentioninga yamubwiye ariko nabyuka ngo abantu naba naba ngaba no ku myanya y'ibanga y'umubyeyi runaka mutaziranye udahahira utari ku mihanda udakoresha YouTube yawe umubyeyi wa Jean Paul uyu munsi amuhaye umukecuru yubashye umukecuru w'imfura umukecuru utuje udafite ahantu ahuriye na business ya Jean Paul uyu munsi utaza no muri social media cyo nacyo mucyongereho urahanga uyu abwiye Jean Paul abwiye Jean nkavuga naba nabaswera ba nyina ukajya kubona umuntu umuntu arabyutse mu gitondo ugiye kuza mipango wengo katukana niba ntukana ndamaze gashino kanyuka ntigambye icyo ni cya kabiri si cya kabiri ayisa nigamba igikorwa cyiza akoze cyangwa se cy'umugabo ibintu akoze wacyumvise baretse na soza ntabwo nshobora kuzarebera umuntu urimo urashaka guhungeta umutekano w'abanyarwanda n'umutekano w'igihugu tuzi neza n'ahantu iki gihugu cyavuye aka kantu wakumvise abantu bakwikiye mu official kandi mwakumvise neza ngo twebwe ibintu tuba tubereka n'ibintu twe turabereka ahubwo ikibazo dufite fact ibimenyetso birahari nawe nakubwira ukabishaka ukabibona kuko aho mbibona nayo ushobora kubibona cyane rwose ariko ntago tugomba kuza ngo umuntu gute umuntu umwe ari uje uvuga ngo yakoze impamvu ibi bintu tuba tubivuze twabishyira hanze nuko we nta hantu ageraho kuregwa se cyane uko we nta uramurega ngaho Jean Paul yarafunzwe turamwiha Jean Paul wavuze Jori Jean Paul wavuze Jori ariko se Jori avuga ko abagabo ari nyana zimwe ko nawe uvuze ko Jori yavuze ko abagabo turi ko nta mugabo numvise utanga ikirego kandi nk'ubu turi inshuti yawe wa musore ati cyeka mubwire ati Hanze genda siwe atari ko hari abasore bimbwa nubwo navuze wari ko abandi basore bagenzi bacu ni imbwa ese uwo muntu wisimbwa w'uwo muntu hari igikorwa yakora ujya mu n'ubugabo bwe ahubwo si ni ikihe kintu cyakura umuntu akava mu bumuntu akajya mu buga akajya mu bunyamaswa uwo muntu yazava mu bunyamaswa gute uyu munsi watuma imbwa ku isoko igahaha uyu munsi imbwa yahahira urugo nese imbwa yaguhahira imbwa ishobora kuba yitwa hari abagabo bari mu ngo zabo ariko wajya gusanga ugasanga niki ni nyana zimbwa kandi ari mu rugo rwatunze urugo rwe ariko nta mugabo ndabona ariko kuba ko ari Paul wavuze Paul wa YouTube channel mana ya nabo baganiraga ubwo bari nabo baganira ubwo nawe yarabatutse none ahubwo no mu interview ubwo wari imbere ye nawe yaramututse ntabwo uzajya aho ngaho nguvuge ese kuki ategeza kurikira ngo nuko atamentioninze umuntu wavuge ngo n'uyu nguyu kandi yaravuze ko ari abagabo ahubwo bazaba abagabo b'inyana zimbwa we nabaye byo gutuka kwa rubanda dufite nyine n'abariya bakubita abagore babo bafata abana really ntabwo numva n'impamvu umuntu ajya kurakazwa n'ibintu bamubwiye by'ukuri kuki utarakazwa n'ibikorwa ukora bibi ukajya kurakazwa n'uko bakwise izina rijyanye n'ibyo ukora reka tubwire abanyarwanda ibintu tubwire abanyarwanda turimo turagana ku musozo wacu ibintu tubwire abanyarwanda mu biganza twaberetse impamvu zirenze imwe n'abantu benshi bakoresha amagambo y'urufasoni y'urukozasoni ntabwo twakwirirwa tujya kubica inyuma y'urukozasoni ariko ntibakurikiranwe uyu munsi Jean Paul akaba imbarutso yo kuba uyu munsi ari gukurikiranwa none se byibura Jean Paul abaye umuntu umwe muri bo ubanjirije abandi ugiye gukurikiranwa cyangwa abaye ko ari we ugomba gukurikiranwa ariko se abanjirije abandi gute abandi barakoze ibiganiro mbere bagitukana n'uyu munsi bari muri gereza bagitukana anafunze bikarenga n'uwahawe urugero rwiza kugira ngo abahereze urugero kugira ngo bakurikiranwe akaba ari nabo bongera kugira ngo bemeze leta ko bari seriye nta kibazo bafite akandajya kumve neza sibyo Jean Paul oya buretse gato ndajya kumve neza gano kandi Jean Paul niba ari we muntu wakoresheje imbwirwaruhame itari nziza nyandagazi sibyo akurikiranwe icyo cyaha kimeze gityo uyu munsi yenda akaba urugero rwiza reka tubyemere da akaba ari migeza kugira ngo n'abandi babikora babone urugero rwiza buriya umwana mu rugo sibyo ahanwa kugira ngo abandi bavukana babonereho batazakora nk'icyo yakoze yego sibyo uyu munsi niba Jean Paul ari muri gereza akurikiranwaho akekwa cyangwa se akurikiranwaho icyo cyaha uyu munsi
hari abamubanjirije batukanye kumurusha atarafungwa byumve neza uyu munsi akaba afunze kugira ngo abe urugero rwiza abandi yego sibyo noneho akaba afunze akaba niwe baheraho no kugira bereke leta ko nta kibazo afite bakidegembya n'ikintu wabatwara sibyo ese nuko bataba mu Rwanda inshuro nyinshi Gasuku yatukanye mbere yuko Jean-Paul niba na Jean-Paul yavuze amarangamutima use aya marangamutima ateye Gasuku gutuka Jean-Paul ari gereza atari bunamusubize kasi nawe wa mbere yirirwa tuka abantu ngo ni inyana ngo ni ibiki ntago je nabisubiramo ntago nararezwe ibyo bintu sinabisubiramo ntago nabivuga ariko mwatwabibumvishije mw'abanyarwanda ibintu twabibumvishije siko bimeze twabibumvishije rwose tubyemere Mutesi Jolly yaratutswe pe yaratutswe agomba no guhabwa agaciro ariko niba Mutesi Jolly turamwubaha twese turamwubaha kandi Mutesi Jolly agomba no kuvuga niba ko mu rusyo bakome n'ingasire Mutesi Jolly banza wumve Mutesi Jolly ni Miss y'u Rwanda turamwubaha ni umuntu ufite agaciro ariko se kuba ari Miss yo kutubavuga twitinya na zimbwa ushobora kuduhagararira tukabyemera uri kubyumva ariko uko mu bantu yisinya na zimbwa uretse gato uretse gato abanyarwandakazi banzunyo nk'abandi banyarwandakazi ariko se agaciro kamuhereza kugira ngo asuzugura abagabo oya nge agomba kubaha ntago noneho kuba Jean Paul atari Mr cyangwa se ngo bari nyine turabyemera Jean Paul yatutse Mutesi Jolly ntago agomba gutuka none Jolly ko yatutse abagabo ko nta wavuze ahubwo tumenye ngo we ntago agomba noneho yanagiye gutanga ikirego avuga ko Jean Paul nawe ntakurikirana umuntu nawe ugomba guhanwa banzu nyumve nge naje kubivuga byose ubyumve niba tuzi abana hariya imuhanga umwe yagiye akavuga ngo agatangaza ibintu kuri YouTube channel akavuga undi akiyitirira ibindi sicaze kubisubiramo ngo mbivuge ngo ntungure utoki ngo n'uyu bagakurikiranwa bose tukabyumva kuri social media aba bantu turababereka murababona banzu nyumve ari nyiri channel n'uwatanze icyo kiganiro bose barakurikiranwa gute noneho tujya kuvuga ngo Jean Paul yatanze ikiganiro hari umwedita hari nyiri channel Jean Paul yari nk'umunyamakuru ibyo tubanze tubyumve byose birazwe tuvuga ibintu biri ku mihanda hano ariko editor bakabaye barajyanye tuvuga ibintu biri ku mihanda hano kuki niba yacyo kiganiro cyaciye kuri Jaras TV kuki Jaras yo nta kindi kintu yo na 3D kuki bo bagenda bakigaramira no wa munyamakuru watanze icyo kiganiro akaba ari gukurikiranwa wenyine ngenda cyavuga ibi bintu icyaha ubundi kiri hehe hari abantu barebwa n'ibyaha n'abantu batarebwa n'ibibyaha tukirebera hehe tukirebera kuwa gitangaje kuko yabireka uriya Jaras na 3D ntago byari kujya hanze tubyemeranye ari umuntu wambwiye ngo ukubitimbwa ngo kumoka ngo wazimara none se ntago kujya ari Jaras TV na 3D bose bagombye gukurikiranwa nabo cyane bari mu bantu bagize ibitangazamakuru kabanza bigahagarikwa bakabanza kareba ngo ibi bintu abantu bagize icyaha uko nibo batangaje ibihuha niba tuzi ngo ariko se ibihuha bingahe twabonye ntibihari niba tuzi cano y'Imuhanga ngo bamuroze ngo bamusanze mu irimbi ngo yigaragura niba tuzi ngo Imuhanga byagenze bitya uyu muntu no bo ntago bazobonye za mama wa pampesi none se ngunda yabaye ni ibintu twiga mu mateka cyangwa ni inkuru mbarira twiga mu mateka ibyo tubyiga mu mateka none se n'imfashanyigisho cyane ngo ni imfashanyigisho ariko ibi tubirebe nibyo navuye ngo dukome urusyo dukome n'ingasire nge Jean Paul gakurikiranwe ko yakoze icyaha Jean Paul yabaye igitambo tuvuge yabaye igitambo yakoze icyaha ariko yakoze icyaha nyine ni yabaye igitambo ahubwo ikintu kiri kumbabaza nuko n'abari kubikora nyuma y'abo batari kujyanwa ngo bakurikirane yego n'ababikoze mbere yaho guhanwa akwiye guhanwa hari umuntu ubanze unyumve hari umuntu wabikoze bwa mbere hari uwabikoze nyuma ye hari n'uwabikoze mbere bitari bya hari abamubanjirije ntibafungwa yego bari hanze kandi inkuru zabo ziracyari YouTube ntago banze unyumve none gitangaje izo nkuru zisebanye z'umunyarwanda utiyubashye ziranishigo ziracuruza ntago igisubizo cya nyuma ari ugufunga umuntu ntago umwanzi wa nyuma ari ugufunga umuntu ibyo tubanze tubyumvikaneho ntago ikintu umuntu uzanyuma ari ugufungwa ntago umwanzi wa mbere ari ugufunga umuntu yarafungwa ariko rega nese gukemura umuntu Jean Paul afunzwe bigenze bite umuntu ntago ari kumufunga tujye tubyemera nukubanza ukamwunga n'umuntu erega buriya yagiye gufungwa bwa mbere baramuhaye owning baramubwira ngo ibintu ntibyemewe ntabwo bikwiye yego ngo ko batamufunze ntago yafunze erega buriya reka ngubwire ibihano biberaho abatumvira
ega Jean Paul afite urugaga barizwamo ibyo bimenye byo banzi urugaga rumuha uburenganzira bwo kubaho ku mwari nyarwanda ntago yamwubaha aribyo navugaga ngewe ntabwo ndi hano reka nkubwire ntabwo turango tuvuganire Jean Paul ko ibyaha birahari biragaragara amashusho arahari na video se bimeze ariko nanone inkuru ziri hanze zivuga ko Jean Paul yafashwe mbere yuko Jolly atanga ikirego ko zivuga ariko buretse ariko ikintu gituma abantu duhangayika tugatinya kugira ngo tunabitindeho nuko nta bimenyetso bigaragara by'uko yafashwe mbere yuko hatangwa ikirego biravugwa bikanavugwa ariko twe twabivuze bikanavugwa Jean Paul ngo afitanye ikibazo ngo n'uyu ngo ni muvugizi wa RIB murangira ariko icyo naravugaga niki yes none ibintu byumvikana ntabwo umunyabyaha nyine avuga ibintu n'umugenzacyaha niko bivugwa ariko icyo mvuga ni kimwe ndabigarukaho abantu mureba ibiganiro ntukanyire ikiganiro ngo ugende gusa ngo ukore subscribe na like gusa ahubwo wikomereze izi mbuga nkoranyambaga uko zikwiraho ibihuha n'amakuru atari impamo niko bijyagura sosiyete nyarwanda mu bihuha bitari ukuri niyo mpamvu uyu munsi tuba duhari kugira ngo tubereke ngo isaba abanyamakuru tureba cyangwa se abita ko bafite ibitangazamakuru runaka binakomeye tuba tuzi uri kubyumva bakaba bitwaza ibyo bintu kugira ngo basakaze amakuru bivuge gute amakuru y'igihuha ariko noneho yisebanya riri kuri uru rwego rirenga rigafata n'umuryango n'ibisekuruza wabo tuzi ko bavuga ngo ntugatukane ntugahangare mugenzi wawe ngo umuhangare imbona nk'umuntu none ukajya ahantu none ubishishikariza nta n'imfunwa afite buretse gato nta n'imfunwa afite akanabisubiraho ngo ngenza nese tuvuge Jean Paul nataha umva Gasuku hano iyi ni Gasuku Media TV Media bose barabireba neza Jean Paul twavuga ko adakoresha ubwenge mu mivugire ye ndetse ashobora kuba yarabuze iburo rimwe rikora n'ubundi riganisha ku bwonko cyangwa se wenda wamunsi ko yavuzemo Jean Paul ariko uyu munsi ntabwo iyi video iramukurikirana kandi Jean Paul yari uploadinze nta n'icyumweru cyashize komeza ugiye komeza ndagira ngo nongere nkabo oya dore impamvu direka turi tubwira abanyarwanda dufite igihe cyo kubwira abanyarwanda ndagira ngo wongere wumvire izina neza uryumve ko rya Jean Paul nyirizina Jean Paul yaravuzwe yaramenco ninze bamutunze urutoki ese no kwigura kuri Jolly none amazina yose tabana nabi na Gasuku ntabwo wavuze Jean Paul gusa cyangwa neza yose yongeye none se Gasuku na Jean Paul ni bafite nese ini bifu gusa nese nujyaye umuntu na agira nishinyagura umuntu ari mu rubanza ngaho wabyumvise uvuze ngo Gasuku uyu niba atamwitondera uyu musore inkura zabyara hanze mu banyarwanda mwabantu muza amateka twanyuzemo nabo bisorezaho ntabwo amateka twanyuzemo uyu munsi yakabaye ahangara umunyarwanda niba ashaka gutuka ku babyeyi bawe nibyaninya kuba nakwica mu magambo niba nkazana kwica mu mitekerereze uyu munsi mama Jean Paul ahantu ari yuriwe n'umwana we umwana byaye bivuze mu buryo bw'ikinyabupfura mu byumve neza ahantu ari yuriwe n'umwana byaye yatwise amezi 9 aramurera arakura uyu munsi nahari muri bugenzacyaha nishinyagure kwa nzira ingiri ry'ubwaje wabyumvise uretse wumva uyu musore ngenda numewe kabisa ndi neza Jean Paul yivuge mu mazina uwitwa Nkundi neza Jean Paul wabyumvise Nkundi neza Jean Paul amazina yose twavuga yuko nge ndikubisubiramo neza kujya mu nyuma y'abanyarwanda ko adakoresha ubwenge mu mivugire ye ndetse ashobora kuba yarabuze iburo rimwe rikora n'ubundi riganisha ku bwonko cyangwa se wenda burashobora ko nawe yashyizemo uyu ari hanze n'ubundi utekereza nk'umuntu uri ku musarani nk'ubu nabyuka mu gitondo nkavuga naba nabaswera ba nyina ako ni kamwe wakumvise ni kamwe bize ngo ni ikintu asanzwe akora hari n'akandi nabyuka mu gitondo nkavuga ngo nejo yarabyutse akora ibi no minsi yazize yakoze ibi noneho nejo azabisubiramo nuba bisubiyemo yirwa bivuga buri ako ni kamwe uyu munsi gusa wakumvise ko ari kamwe kamwumvise n'aka kabiri genda dusoreza aho ngaho ukajya kubona ukabona umuntu arabyutse mu gitondo ugezwe imipango we ngo katukana niba ntukana ndamaze gashino kanyu niba tukana aramaze bize ngo azineza ibyo akora nta n'uwamukurikirana n'abakurikirana ibyo birego ntabwo mbatinya nibo bavuga ngo njyewe nk'ubuje ukambwira uti ibi bikoresho mfite aha ni ibyanjye wabyumvise nkamubwira ni si ibyawe ati ndabimena naho ujya kundega ntacyo bantwara n'iki rero akoze ndatukana ndabahangaye Jean Paul ndamuhangaye ahantu ari
ntabwo binkanda nta n'ikintu kuko azi neza ko abamukurikirana nta kintu bamutwara kuko Jean Paul wabimbarutse ya bino bintu byose kandi abikora buri munsi ngiye mbababwira abikora buri munsi bya Gasuku buri munsi kandi mukajya mugaseka abanyarwanda mukishima ntabwo turaha ngo kumva nawe ukabireba ukitambukira ntibindeba nta kintu ndabikoraho nta kintu nabihinduraho turiya umuntu nyine ibyo bintu uri muri era ni ibintu bizavamo ibindi bintu mutekereza mu minsi iri imbere umwana ibyo ngibyo ushobora kwanga kubivuga cyangwa igihe ikintu bikoraho umwana wawe uri imbere uzabyara ni uzagira bizagiraho ingaruka azajya birebe ibi ntago bivaho barabavuze hari uyu mukobwa uzumva usa na se Sharon washyize hanze ubwambure bwe ntarakurikiranwa ngo turikora kuzongera tugire abanyarwanda task y'ikintu mukiye kugira ngo none mutekereze ngo ibi bintu bimeze bite hari witwa usa na se Sharon barabonye barazabonye amafoto ye n'ibiganiro byinshi bitandukanye ari na proud avuga ngo nge ndamaze ndi fier yabo wabyumvise ati nejo abona ngo na za filime z'urukozasoni nzazikina nzakina pornography ati nihagije kuko nta nicyo mwanwara ahubwo ejo ni nzabahereza abasore hanze ejo ni nzanabatama ahubwo na video z'urukozasoni iyi mihanda twirirwa tuyimubonaho ziki z'urukozasoni tuyimubonaho uwo numwe uwa kabiri nguyu Gasuku ati nabyuka ngo bavuga ngo aba bantu n'abana bagira gutya bakurira ba nyina barakaryamana na ba nyina ngo mbivuze mu buryo bworoheje kwihesha agaciro ati noneho ndanabivuze ndanamaze uri kubyumva bivuze ngo nanicyo mwana ndanamaze makana binyine ngo namwe iyi nkuru mwayumvise abantu mwe mushire mu nyabwenge ngo tubasigiye taska abantu tubane munsi ku munsi muri MPO official mujye muri comment mutubwire uri kubyumva mu gisubire no kubiganira twabahaye mu mvuga ati ibi bintu bimeze bite ubwo no kugira murebe ngo ese Jean Paul ne murakabakurikiranwa n'inkiko gusa uyu munsi cyangwa n'umudirector wa directing ikiganiro yakabakurikiranwa n'inkiko icya kabiri ese uyu munsi Jean Paul nikoze bikakaye cyane kurusha amagambo akomeye turi kumva none bari hanze ahanga cyangwa nuko ari Jean Paul wa mentioninze Miss Mutesi Joy hari umuntu cyangwa se hari umuntu ugomba kuvugaho ukabikurikiranwa n'utavuga none se Mutesi Joy niwe navugirwa cyase niwe mutabwizwa ukuri ibi bintu byo kutavuga ukuri turabyumva yarahohotewe yaratutswe ariko se kutavuga ukuri we yatutse nta kintu bigomba kuvuga nta kintu bigomba kumara ibi byo kudashyira hanze ukuri ngo tuvuge ukuri siko bimeze nibyo bituma imitima y'abantu ibyimba ikabyimbamo ibintu bizaturika bigaturikamo ibintu bitari byiza kandi iyo bikubyimbiyemo ejo biraturika cyane ubwo rero twe ntabwo tubibyimbanye turababwiye hanze hari abantu barenze Jean Paul ni akaba imbarutso yonyine akaba ari icyigisho cyiza ariko se niba yimusaye muri gereza n'umunyamakuru mugenzi we ko ari muri gereza akaba kimuhagarara amushinyagurira amubwira ngo ntabwo ufite iburo rifunze neza mu mutwe ari umugabo mugenzi iyo byose iryo buro ashobora kuba azi n'ahantu riri nk'abanyarwanda iryo buro babuze ahantu riri turi mu musozo tubasigiye task murebe neza mumenye ngo Jean Paul yonyine akaba yakurikiranwa mu rukiko ese ibiregaregwa byakabaye mugeza mu rukiko uyu munsi ku rwego yicayeho ese Jaras TV yo ntiyakaba yiregwa nayo muri ibi bintu 3D yo nta kantu kintu ese 3D ntiyakaba yiregwaho n'ibi bintu ibyo byose ni ibintu tubahaye murakoze cyane umwanzuro uvuze kuza umwanzuro w'isomwa ry'urubanza rya Jean Paul Nkundineza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023 katubirebe reka dutegereze turebe ese wagwana bizaba bimeze bite mbabwira abantu mukurikiye MP official wowe akanze subscriber nawe utarayikanda mwese muraba agaciro imbere yacu kandi turiho hano kubera mwebwe twe turahari kubera ibitekerezo byanyu kuri itariki nyuma y'isomwa ry'urubanza rya Jean Paul tuzahita tuba update direct live twe turababwira ngo niba hari ikintu hari abajya bampamagara bambwira ngo ese mwakoze kwibi ngibi mubibona gute mwebwe turasaba ibitekerezo byanyu wewe akanze subscriber uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo kanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi kandi ibiganiro tubafitiye ni ibiganiro by'ingirakamaro twebwe tuje kubabwira bya bindi mwebwe mudakeneye mwanze kuvuga cyangwa mwanze kugira icyo mutungaho urutoki turi hano kubera mwebwe Imana ibarinde kandi hasta la vista.